Mu bihe bitandukanye byashize, inkuru zigaragaza ihohoterwa rikabije n'ubwicanyi bukomoka ku makimbirane yo mu ngo zakomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu, aho bamwe mu bagabo bakekwaho kwica abagore babo, abandi bakiyahura nyuma yo gusenya imiryango yabo burundu. Urugero, tekereza aho umugabo w'imyaka 65 wari utuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri, arangije nawe ubwo ariyahura. Iyi ni inkuru yanditswe n'Igihe tariki ya 9 z'ukwa gatandatu 2025. Ibi kandi biba mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje gukurikirana abantu bakekwaho ibyaha nk'ibi. Urugero, nko ku wa 9 z'ukwa gatatu 2023 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rurimo gushakisha umugabo witwa Sebanani. Uyu mugabo akaba yarakekwagaho kwica umugore we amuziza umwana w'imfura yabyaye. Urwego rw'ubucamanza rukagaragaza ko ubuhuza mu manza za gatanya akenshi budatanga umusaruro, ndetse n'umukuru w'igihugu bwe agatangaza ko atumva impamvu abantu babiri bashakanye bananirwa kubana. Ese ubuhuza hagati y'abashakanye buba ari igisubizo cy'amakimbirane yo mu ngo, cyangwa ni inzira itinda kandi idatanga umusaruro? Nihe koko ikibazo nyakuri cy'umuryango gishingiye, kandi niki cyakorwa kugira ngo urugo ruba ahantu h'amahoro ndetse n'umutekano? Ni Horeb Mwindaji wumva. Kaze neza mu kiganiro cy'urukundo n'umuryango. Mu gihe politiki yo ishyize imbere uburyo bwo gukemura imanza hifashishijwe ubuhuza hagati y'abashakanye mutual consent, nyamara haracyari icyuho gikomeye gituma bigorana kubera ubukana abashakanye baba bafite igihe bashaka gutana. Impamvu bigoye ko ubuhuza bwifashishwa mu manza za gatanya. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Mukanaganzwa Domitira yerekanye ko nubwo ubuhuza butanga umusanzu mu gukemura ibibazo, ariko ku manza z'abashakanye basaba gatanya budatanga umusaruro. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru yagiranye nabo ku wa 8 Ukuboza 2025 ubwo yatangizaga icyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda. Ubundi umwaka w'ubucamanza uhura n'umwaka w'ingengo y'imari ya leta. Yagize ati, umwaka w'ubucamanza uhura n'umwaka w'ingengo y'imari ya leta. Utangira ku itariki ya 1 Nyakanga buri mwaka ukarangira ku ya 30 Kamena z'umwaka ukurikiyeho. Ibi bisobanuye ko umwaka w'ubucamanza dusoje ari naho dutangira raporo watangiye ku itariki ya 1 Nyakanga 2024 urangira ku ya 30 Kamena 2025, naho uwo dutangiza ukaba waratangiye ku itariki ya 1 Nyakanga 2025 ukazasozwa ku ya 30 Kamena 2026, ari naho uyu turimo. Bivuze ko aya makuru nawe akureba. Iki cyari icyumweru cyari gifite insanganyamatsiko igira iti, ubuhuza mu manza, inkingi y'ubutabera bunoze, bwihuse kandi burangiza ibibazo. Ni insanganyamatsiko yatoranyijwe mu rwego rwo gukomeza guharanira ko politiki y'igihugu y'ubutabera mpanabyaha ndetse no gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko byakomeza gukoreshwa nk'inzira nziza yo kurangiza imanza. Mukanaganzwa yavuze ko kuva ubuhuza bwatangira gukoreshwa hamaze gukemurwa dosiye zirenga 20,000 bwifashishijwe, kandi bigaragara ko bugenda butanga umusaruro. Yakomeje avuga ko ku manza z'abasaba ubutane nubwo ubuhuza bugeragezwa, ariko akenshi usanga budatanga umusaruro. Yavuze ko ku manza kandi z'ubutane bagerageza, ariko akenshi abantu biyemeje gutana ubona ko ubwabo biba byananiranye. Abatana mu mategeko kera byari biteganyijwe ko inkiko zibanza kubunga, abacamanza bakagerageza, ndetse biza kugaragara ko uko kubunga nta musaruro bitanga uretse kubakereza, uretse gutanga icyuho cyo kugira ngo ufite umutima mubi abe yagirira undi nabi. Yakomeje agaragaza ko abantu biyemeje gutana abashobora kubunga bagakwiye kuba ababyeyi babo cyangwa se inshuti magara mu bihe babafite. Yaravuze ati, abantu biyemeje gutana ubundi umuntu wa mbere ukwiye kubunga ni umubyeyi iyo bagiriwe umugisha wo kuba bakimufite. Undi ukwiye kubunga ni inshuti iyo bafite inshuti y'ukuri. Iyo abo bananiranwe, burya kumva ko umuntu uzava hanze atazi icyo bapfana azabunga bigakunda biba bigoye. Yakomeje ashimangira ko ubuhuza muri izo manza budatanga umusaruro, kandi ko n'icyo bashishikariza abacamanza mu nkiko ari ukwihutisha itangwa rya gatanya mu gihe abashakanye babona ko ari cyo gisubizo. Yaravuze ati, mu butane ntabwo ubuhuza burimo gutanga umusaruro, ariko icyo dukora ahubwo dushishikariza inkiko igihe bumva ko koko ari byo bashaka kubatandukanya, kuko naho bashakira bagaruka bagasezerana.
turibwira ko mu minsi iri imbere tuza kubona iyo mibare y'abantu bagenda bakibaza bagatekereza bakagaruka ku masezerano yabo ya mbere. Raporo y'urwego rw'ubucamanza yerekana ko mu mwaka wa 2024-2025 haburanishijwe imanza 2674 z'abashakanye basaba gutandukana, zivuye ku manza 2833 mu mwaka wari wabanje. Nubwo bimeze bityo ariko hari n'uburyo kandi abashakanye bashobora gutandukana babyumvikanyeho, ntibisabe ko hari ugomba kubanza kujya kurega, ibizwi nka divorce by mutual consent. Kimwe mu bigenga amasezerano yo guhana gatanya mu buryo bwumvikanweho ni uko mushobora kuyihabwa mumaranye nibura imyaka 2 musezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo ni divorce experience. Muzi ko ibintu byose byabaye experience, ugomba kuba ufite experience kugira ngo uhabwe gatanya nibura y'imyaka 2. Ntabwo mu mezi 2 wavuga ngo ugize experience y'urugo ugiye gusaba gatanya. Icyo gihe kandi mukora amasezerano yanditse y'ubutane bwumvikanyweho mukayasinyira imbere ya noteri, ndetse bikaba byiza muyakoze muri kumwe n'umunyamategeko kugira ngo mutayakora nabi ugasanga atemewe n'urukiko. Mu bindi bikubiye mu masezerano yanditse y'icyo kirego cy'ubutane bwumvikanyweho ni uko mushyiramo ko mwembi mwemeye gutandukana mubyumvikanyeho cyangwa se gutandukana mu bwumvikane n'ingingo irebana n'abana n'uburyo muzasaranganya ibyo mutunze, ubundi mugatanga ikirego cyanyu cy'ubutane bwumvikanyweho. Ikibazo cyerekeye kunaniranwa kw'abashakanye rero, bamwe ntibumva impamvu abantu babiri bananiranwa, harimo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Kuwa mbere Gashyantare 2026 ubwo umukuru w'igihugu yitabiraga amasengesho yo gusengera igihugu ndetse no gushima Imana azwi nka National Prayer Breakfast, nibwo yabigarutseho kandi n'abanyamadini nabo biyemeza kubishyiramo imbaraga. Dore uko inkuru yose ivuga. Abantu babiri bananiranwa kubana bate? Ikibazo Perezida Kagame yabajije kigaruka ku makimbirane y'abashakanye. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko atumva uburyo abantu babiri bashakanye bananiranwa kubana kugeza batandukanye. Avuga ko abantu babiri bakwiye kwihanganirana, ndetse aho umukoro abanyamadini wo gushaka igisubizo kirambye kuri icyo kibazo. Yabigarutseho kuwa mbere Gashyantare 2026 ubwo yitabiraga amasengesho yo gusengera igihugu ndetse no gushima Imana azwi nka National Prayer Breakfast ategurwa n'umuryango wa Rwanda Leaders Fellowship. Kuri iyi nshuro kandi aya masengesho yari afite insanganyamatsiko igamije kubaka umuryango igira iti kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ubwo Perezida Paul Kagame yagezaga ijambo ku bitabiriye ayo masengesho, yagaragaje ko abantu babana bakwiye kwihanganirana mu rwego rwo kubaka umuryango, bityo ko atumva uko abantu babiri babana bananiranwa. Yagize ati abantu babiri bananiranwa kubana bate? Ari abantu benshi washyize hamwe ibyo birumvikana ko bananiranwa, ariko babiri kweri? Erega abantu baranihanganirana. Icyaha abantu babiri umwe muri bo aba yakoze gituma undi amubwira ngo sinkigushaka mviraha ni iki? Haba habaye iki? Yakomeje kandi agaragaza ko nubwo haba habaye ikibazo abantu bakwiye kwicarana bakabicoca aho gutandukana, kuko ushobora gusanga ahandi werekeje hariyo ibibazo birenze ibya mbere. Ati ariko niba cyanabaye birashoboka ko cyaba gihari, ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga bati ibi bintu ntukwiriye kubikora, ntuzasubire, ndetse n'ejo yasubira ukavuga uti ariko ubushize twari twabiganiriyeho, ariko se uravaho ujye he handi udasanga ibibazo nk'ibi, wenda ko uri busangeyo ibiri hanyuma y'ibi ngibi. Yongeye kandi kugaragaza ko iyo umuryango usenyutse bigira ingaruka ku gihugu muri rusange. Utitekereza ingaruka yaba igihe urugo rumwe 2, 3 kugera ku 10 zasenyutse n'igihugu kibigenderamo. Aravuga ati ariko niba mwemera Imana mwemera n'amasengesho byo mwabisengeye da, mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukakibona, niba mutabeshya koko, niba ibyo mutwigisha ibyo muvuga niba namwe mubyemera, aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho, izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya, iyo nabi cyangwa se kugirirana nabi?
ubundi uvana y'iki niba udashobora kubikoresha mu kuzana umutuzo mu muryango? Ubwo ni ba bandi basenga cyangwa se abanyamadini. Yashimangiye ko ibibazo biri mu ngo ari umutwaro wikorewe na buri wese kandi ko bikwiye gushyirwamo imbaraga abanyarwanda bakarangwa n'uwo mutima. Ati ibyo rero nibyo dukwiye gushyiramo imbaraga, abanyarwanda bakarangwa n'uwo mutima. Ngira ngo igihugu cyakomeza gutera imbere mu nzira nziza, ndetse isomo twavanye mu mateka mabi ntituripfushe ubusa, ku buryo gusubira mu mateka byashoboka kubera ko twarangaye cyangwa se tutitaye kuri ibyo ngibyo twese. Abanyamadini nabo ubwabo bagaragaje ko banyuzwe n'impanuro za Perezida wa Repubulika, ndetse bemeza ko mu nyigisho zabo bagiye kwibanda cyane ku kuba umuryango, nk'uko Pasiteri Ngendahayo Focus usengera muri Christian Life Assembly i Nyarutarama yabigarutseho. Yaravuze ati Perezida yongeye gushimangira akamaro ko kugira umuryango wubakitse. Umuryango uba ugizwe n'abantu, abantu bagomba kuba kandi bubakitse. Abo bantu kandi ni umuryango, bakaba bagize igihugu. Yatweretse ko tugomba kugira uruhare mu kubaka umuntu ku giti cye, ariko kandi uwo muntu akamenya no kubana n'abandi. Yakomeje agira ati navuga ko Perezida Kagame yavuze nk'umuvugabutumwa kuruta kuba umunyapolitiki. Imvugo yakoresheje uyu munsi twayumvise cyane, kandi yanaduhaye umukoro udukangurira gukomeza gukora icyo tubereyeho. Ibi kandi byabaye mu gihe raporo y'urwego rw'ubucamanza yerekana ko mu mwaka wa 2024-2025 nk'uko nabikubwiye haburanishijwe imanza 2674 z'abashakanye basaba gutandukana, zivuye ku manza 2833 mu mwaka wari wabanje. Wakwibaza ngo buri mwaka hashingwa ingo zingana iki ku buryo habasha gusabwa gatanya zingana zitya? Ubuhuza hagati y'abashakanye bashaka gutandukana urabubona nk'igisubizo cyo guhuza umuryango, cyangwa se ni ingorabahizi nk'uko umucamanza yabigarutseho? Ubana n'abandi ute? Ubatse urwawe ute? Wifuza kubaka uwawe muryango ute? Andika hasi muri comment, kora share, kanda subscribe. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Mine is your prayer.